bimeze bityo mukumva kaga n'amakuba mwitangira ryo makuba nibwo imbaraga zasutswe ubwo rero nuko nubundi hari ijwi ry'Imana ritakamba ko hari ijuru rikwiriye guturwamo imitingito yatigisa imyuzure yaza birakaga covid byaza n'iki byose ijwi ry'Imana riracyatakamba ko rishaka umugeni kugira ngo Kristo abatarambariye ubusa batarapfiriye ubundi arashaka igikwiriye gucuruzwamo niba ari wowe rero simbizi byasaba ko wumva ariko ukajya gushyira mu bikorwa ikintu uri bwumve barumvise n'abisirayeli baramumvaga bahuraga n'abahanuzi Dukera bwiwe werekera abisirayeli barabwiwe ariko hari akarusho k'umuntu wumva akajya gucuruza ibyo yumvise naye by'umwana w'umuntu uriyanura n'ibyo yivugisha n'iki oya ahubwo iby'umwami avuga uyu mugabo rero uyu uraha hantu kandi ushagaje ingabo z'abamarika aha hantu tutabona turi mu mwuka twajya tumubona turi mu kibiri ariko birasaba kugira ngo twumvire ibye mu mwuka tuvuye mu mubiri tutaba nk'abandi bose twa turi ubusitani kuko natekereje nti Imana ije ikavugana natwe imbona nkubone ukuntu ntawasinzira twatangurana twakubara umugabo umwe rero wakundaga Imana umunsi umwe ku munsi nk'uyu w'umwami ku kirwa cya Patmos yitekererezaga ibyaho ngaho yigira mu by'umwuka ngo handitswe ngo ari mu mwuka icyamukajya ujya mu mwuka ntabwo mvuze ngo ujye mu mwuka w'indimi kuko abantu b'Imana bakira ubutumwa bwiza bemejwe ibyaha uko mwuka aza akabemeza ibyaha bakabona barabibonye ni nako Imana ibashyira mu mwuka bigahinduka ukundi nk'uko biba byagenze gute itangira ry'umwuka ni ukukwemeza kugira ngo katerepara ibone ko isiza urusengero rw'Imana ibindi bigenda bikurikiraho uko ngo Dawidi ngo asutswe umwuka ngo umwuka akajya amugenera akajyaza kuri we niba ageza kuri we kuko umwuka nyamuneka ndagira ngo Imana imfashe kugira ngo imbuzi z'uyu munsi mwatumweho ntizipfuse Imana irifuza abantu basobanukiwe niba bari mu mwuka cyangwa niba bari mu mubiri kuko byose bishobokera abantu bari mu mwuka iyo bavuze ibyo kubyarwa kabiri bavuze ibyo gutsinda iyo bavuze ibyo gushaka Imana muri uyu mubiri ntibishoboka mu kibiri gusa no gusenga uri mu mubiri ntacyo bimaze keretse ko wakwisengesha ukumva ugiye mu buryo bw'umwuka bavuze ibintu byabaye igisenyi igihe cyarageze numfashwe mbonye abantu imbaga y'abantu n'abashyitsi n'ikintu bifuye rafashe ibyo nirateguye numva ndabyatswe numva mpawe ibindi biturutse Pawulo ageraga ahantu hagahita asobanukirwa n'ibyo mwuka akamwishurira ibyo ibihwanye n'ibyo abantu bakeneye bigenze gutyo sinagisiga ndashima Imana iri hano iri kubyumva isingizwe bigenze gutyo noneho abantu bari bahugutse abantu bagashaka kuvugira mu kibwiriza mwarabibonye abantu bagashaka kuvugira mu kibwiriza amashyushyu byose bakaratura abavuye igisenyi mu mujyi bavuye hehe bose impande zose baraza imbuga iruzu ubundi twari bugiye kugama tukabona inzu tujyamo nuko barashaganyuka rwose imbuga yose ni abazi kwa muzehe Gicumba ni imbuga nini bayidendeje imikeka n'ibiki byo basakara igihande kimwe cyo yepfo ibindi birabananira twiyemeza izuba se wumvaga hari icyo byagutwara twiyemeza izuba turatega inzara n'inyota Imana yari dusutsemo twari turaho turegeye buri wese aritegereza kumva uribuze njye numvaga turi mu mwuka sinzi abo twari tubifatanyije ubwo rero numvaga bari kunindira numva ibyishimo bari kunindira numva barantindiye numva ndahiye numva ndashonze ndavuga nti karabaye kuko Imana igiye gukora ikintu ndabyumva kaba karabaye noneho uko bababwiye igicu gikubye imvura igiye kuturogoya numva pepe bitewe n'amagambo nisobeye ubwanjye byose bisaba kwizera numva ntibishoboka nibaho ko Imana igusha imvura kandi imitima imeze gutyo wenda yagwa kuri aba bantu bari nk'inkorabusa n'iki byose reka ariko ubwo imitima yarayishutse umwuka arondera umwuka ni ukuvuga ngo byanze bikunze iyo mitima iri aho n'inzara yazanye nuko byatangiye bimeze byagaragaje ko abantu rwose bashaka iby'Imana pe Imana rero n'umubyeyi ntabwo yatuvuze icyo ntabwo yatuvutse icyo ikintu gitangaje ni uko
neza neza imvura yahise imanuka nyine atangira tonyanga abantu batangiye guhaguruka numva rwose ntegetswe kubwira Wiri ngo yabicaze. Umwuka arambwiye ngo mbivuge ntarabibwira Wiri. none nshatse kwibwira ngo ese mbivuze ikagwa wenda ari ubushake bw'Imana, ariko ndakubitwa ngo bwira uwo muri kumwicaza abantu batangiye guhaguruka. nuko biravuga ati ariko mureke mwe mwicaye. batangiye guhaguruka, Imana yarabikoze bicaye, imvura igenda gutyo. nuko twongera gusangira hamwe iby'Imana. ariko reka babwire, Imana yaraduhembuye, Imana yarabyumvikanishije, Imana yaducengeje amagambo yayo mu mitima yacu. tubona icyo kurya n'icyo kunywa, iri hano iri kubyumva ibisingirizwa. Amen. uyu mugabo reka umunsi nk'uyu, kandi k'uwo munsi mbabwira, buri Imana hari ibintu itanga ku isabato. niba ari ya minsi yatugeranye, ibihembo riri gutanga. noneho na Yohana nubwo yari wenyine, ntiyari ari wenyine, ubwo yari kumwe n'ingabo z'ijuru. nuko mu gusabana n'Imana ko yiturije rwose, ari kwigishwa iteka ryose abantu b'Imana bigaga kwizera badafite. wambabariye kuko ukaryumva. Petero ajya kuvuga ngo ngwino, ajya kubwirwa ngo ntabwo abandi bari bakabihangara. nubwo yari ameze nk'umusazi, ariko atari kuko ndi kumva nkunze uyu mugabo kurenza ko nanapfa, ahubwo niho biri bushoboke. kutaramira ubuzima bwe nibwo biri bwitwe kwizera, kandi arayakandagiraho atahindutse barafu. ntabwo kwizera kuri budusanga amazi abanza ahinduke barafu. niyo mwabyumva simbizi, ahubwo ni ukuvuga ngo byanze bikunze, niba Yesu avuze ngo ngwino, nicyo kiraro kirenze kiriya kiraro njya mbona hari imodoka zica hasi no hejuru hariya, niba ari ku Kinamba. ijambo Yesu avuze rirenze kiriya kiraro gikomeye. ubwo Petero yabyigaga amaze kuvuga senda n'abansuzuguye, ubwo nikoze iki byose amaze kuvuga. ni ukuvuga ngo Yesu ataravuga rwose ni lazima kugira ngo ruke. nta kiraro kiraboneka. nawe ubwawe Yesu ataravuga nta kiraro kiraboneka. niba uzi ko atavuze byitondero bisengera abanza avuge, kuko mu mvugo ye ni ubuzima gusa. niyo mpamvu nta n'amabati uzashyirwa ngo tujye kuvuga gusa ngo yemwe ngo abasinze ibaze kuvuga gusa. tazi niyo baguhambye n'ababyeyi baba barahibagiwe, yemwe abasinziriye muri gemwe gusa pe gusa. ikiraro, amababa, imbaraga, ubasha kuvuga gusa. ni ngombwa ngo Petero aroke, tegereza avuge gusa. none se wategetse ataravuga, atarasubiza Petero, kandi yamaze kubisaba agomba kuroka. ikiraro kigomba kubanza kikavuga. uyu ni Yohana yabonye, agiye kubona ngo ndi mu mwuka kuri wa munsi w'isabato, ndi mu mwuka, ngiye kubona mbona umusatsi we usa na sheregi, ngiye kubona mbona mu maso ye haratyaye nk'izuba, sindi kwitegereza, ngiye kubona mbona amaso ye ni ibirimi by'umuriro biri kugurumana. umva se imvura iri hano ukuntu ameze. ngiye kubona abumbuye akanwa yagira icyo avuga, icyo avuze kigasohoka ari inkota icyaya mu gihombe. ni ukuvuga ngo nta kiyikoma imbere, inkota iratema byose. myuka mibi, bigufi, byuma, iki byose iratema. hasohoka inkota yo gutemesha byose ngo ujye. niyo mpamvu Satani itigeze na gato ishyiraho gutangira umuntu ushaka Imana, keretse ari ubyitiye, kubera ya mu nama y'agakiza barikera bavuga ati Satani tumukureho se, oya, ahubwo nagumeho tumushyireho ikizamutimbura. niyo mpamvu umunyantege nke wanyu 94 uwifuzwa, umunyantege nke hanyuma y'abandi rukururuka. iyo agize kwizera ahindisha Satani umushyitsi, kandi akamutambukaho akagenda. turacyari mu ideni, nta rwitwazo. umunyantege nke hanyuma y'abandi, paji 94 y'uwifuzwa. yarakomora inama yakiza ati nose ntabazasigara, ntabazagira intege nke, bazagira gutazabara akabaraga. Imana ishyiraho ngo Satani niba yari afite akabaraga ka 60%, nasigarane 10%, hanyuma bamugendane 100%. kiragira kaberereka.
hari n'ababona ari ibirimi by'umura akabwira abadayimoni ati murapfuye murashize duhumbe. Imana ishimwe cyane kubw'inama y'agakiza. Imana ishimwe. None se bagiyeyo buriya niyo mpamvu Imana yemeye ngo reka babanze banagende, Henoki nabanza agende, Eliya nabanza agende, atazagira ishidikanya ribaho, nibabanze bigendere bizandikwe, abazizera bazizere. Satani iba yarakuweho Imana urukundo rwinshi cyane, kubera ko ariko Imana yamurekeye kuko ishyizeho imbaraga zimunesha. N'umunyantege. Insanganyamatsiko yacu twabyumvise insanganyamatsiko yacu mu ruziga. Amen. Ngo iki? Mu ruziga. Imana yayoboreshaga 145 umurimo w'umukristo niho hambwira ngo uku kuri ko gutsindishirwa Imana yagutanze n'insanganyamatsiko idakama. Imana yayoboreshaga Abisirayeli n'ubundi by'igicu mu ruziga. Rero ntabwo havuye insanganyamatsiko y'uyu mwaka Jehova Yire tujye ku musozi umurwihere twashakira imbaraga z'Imana, twashakira imbabazi z'Imana, twashakire Imana mu maso y'Imana nk'uko umuhungu yayibonye. Abona ateye atyo, abona ntaramwitegereza, abona ni izuba rityaye, abona ni ibirimi by'umuriro, abona ni inkota, ngo umva we yahingutse imbere. Icyamworoheye ni ukwitasa nk'upfuye. N'ibyashuye igice cya mbere, icyamworoheye yaguye hasi nk'upfuye, hanyuma uwaguye imbere aratoragura ati umva ye byuka humura witinya mankumuriza fata ntumwe ati rero nyine nanjye nari narapfuye ariko ndiho mfite imfunguruzo z'urupfu ni kuzimu. Bivuga ngo uko icyangombwa ni ukunyihuka nyiyegurira ibya rupfu nakoze mfite imfu. Burya nicyo rero jambo risobanuye. Ntabwo yapfuye ngo azuke gusa, byari bikibura we. Niba yarapfuye akazuka nuko ari Imana, ariko kubera ko afite imfu, nase niba dutinya urupfu na kuzimu akaba afite imfunguruzo turatsinze. Nijye ndazifite. Yaraguye imbere nk'upfu ati genda seze sinshobora kwihangana, ati ndazifite nazo urampungira heza. Ngize imfunguzo ndazifite z'urupfu ni kuzimu wanjye twavuganira nagukura, ahubwo nyandikira. Haleluya. Amen. Fata ikaramu nyandikira by'amatorero 7 ndagutumye naho aho wahungiraho hose ndahari. Iyo nyiyeguriye yangira kwiyegura Yesu rero nyine ni gahimanya araguye. Nukuvuga ngo icyangombwa icyo iyo umwiyeguriye burundu nawe akwiha burundu, noneho ibitangaza bikorerwa muri wowe niyankora yaronirabije. Ntabwo nasobanukirwa n'ibyari byo kubivuga ntiwabishoba cyetse ko kantu katarabaho ko kumwiyegurira burundu, kandi abantu barabimenyeshwa ko bamwihaye burundu. Kajya mvuga uti banza atari gutya ndakeneye ukundi, banza atari gutyo banza mu ruziga. Rero hari impamvu yose yavuga ngo nimuha muri genga musabe icyo mushaka cyose, nimuha muri genga nk'uko ishami rigumwe muzari imbuto, nimuha muri genga gutyo. Mu byasho 21 ku 22 avuga ngo cyakoze nabonye nta rusengero nahabonye. Uwo muhungu uhikubisase nk'upfuye cyarageze mu gice 21 umurongo 22 byashuwe. Nagiye kubona aho muri urwo amarembo arayabona yinjira mu murwa wera, imbere agiye kubona bagira ngo wenda bazinjira mu rusengero. Batazarugereranya nk'urwo Yerusalemu cyase nk'izateye, kandi umutingito wahitanye byose nazo zirimo. Kimana ishaka ni kimwe gusa, nazo zirimo ntizikikira nk'uko covid itazikikiye ni magufura kajya kimwe gusa. Nuko Yohana avuga ati yo naritegereje ngo ndebe ahantu tuzadusengera ngo ndebe ko nabona urusengero, ndarubura. Bucyakoze nta rusengero nabonye. Ubwo nuko yarushatse ndacyabaguza ngo ndebe arahagera imbere aho yamaremba asohoreye, aritegereza abona nta rusengero. Bigenze bite ahita abwirwa arahumuriza ngo oya uriya nirwo. Amen. Uri kubona ahubwo nirwo. Papa ese gusobanukirwa ko bazajya binjira bagasenga. Amen. Muri we icyakoze abona muri data twese no mu mwana we ari rwo rusengero. Na nubu niko kimeze. Siko biri? Nubu niko biri, ushidikanya urera niko bimeze. Niwe rusengero, niwe rasengero. Kuko mwebwe mutazi ko mukagusenga, ahubwo umwuka wanjye niwe utuma muniha bikemerwa. Niwe rusengero.
Burundi yabyise amazu, abyita imisaka, ibikorerwa muri izo nsengero arabizi. Mu ruziga mu ruziga rero umuhungu w'Imana Ezekiyeli mu gice cya mbere yaje kubona ibijyanye n'uru ruziga ngiye kubabwira. Umbabarira aya magambo aba yawe uyajyane, kuko iki kiraza kugufasha niba udatera gatambwe, niba wumva nta kiri gukoreka, nubyumva neza umwuka w'Imana atangira gukora, aramera nk'igitubura. Ezekiyeli hari ibyo yaje kubona mu gice cya mbere cya Ezekiyeli ku murongo 13 kugeza ku 20, muhadusomere twumve ibyo mu ruziga. 13. Uko ishusho y'ibizima yari imeze, byasaga n'amakara y'umuriro waka. Burekeye aho ngaho. Uyu yaje kubona ku ntebe y'Imana, kandi uko Ezekiyeli yabibonye, ndamutse ngiye mu byahishuwe mu gice cya 4 mwasanga na Yohana yarabibonye. Mu gice cya 4 cy'ibyahishuwe mwasanga yarabibonye, ngiye mbona ibizima, mbona ku ntebe y'Imana igoswe n'umukororombya, mbona ibizima. Komeza twumve ko yabibonye. Byasaga n'umuriro w'amakara waka nk'uko inkongi zisa. Umuriro wagurumaniraga hirya no hino hagati y'ibizima. Umuriro gusa aha hantu harahangarwa, keretse ubwiwe nka Petero ngo ngwino byonyine, niyo mpamvu atavogerwa. Ntawe ujya kwa data ntamujyana, keretse wihishe muri we agatunguka imbere ya sari we wowe umurimo. Ni umuriro gusa. Umva, ku ntebe y'Imana n'ibyo bizima ni mu muriro. Iyo bavuze inkongi ntabwo hatinyukwa n'ikintu icyo ari cyo, nta mwanda, nta cyabyo, nta virusi, nta mikorobe. Umuriro, intebe ikikijwe n'umuriro, ibizima bitembera mu muriro, abamarayika bakikije umuriro. Umuriro uwo muriro uhagira ahera, ntacyanduye, keretse agutetebanye nk'uko tujyana ibyanduye mu mara no mu gifu, ukaba uri hano ariko wenda ari uko bimeze. Niko Kristo adutetebanya agahinguka, bakamubona bakamuvivurira, tukavivurirwa muri we. Yego. Uwo muriro warakaga cyane, kandi muri uwo muriro havagamo umurabyo. Muri uwo muriro havagamo imirabyo, inkuba zihinda, usuma, bimeze nk'amazi asuma. Yego. Ibyo bizima byarirukaga bigakimirana nk'umurabyo urabya. Ibyo bizima byakimiranaga nk'umurabyo urabya. Kugenda kwabyo ntabwo kwapfa kuboneshwa amaso gusa. Nuko nitegereje ibyo bizima, mbona uruziga rumwe ruri ku isi iruhande rw'ibyo bizima. Nitegereje ibyo bizima mbona uruziga. Yego, ibizima byaga bifite inziga bizigenga, bigengwa n'inziga. Yego. Imbere yo mu maso habyo uko ari 4. Inziga n'imibarizwe yazo uko zari zimeze zasaga n'ibara rya tarushishi, kandi zose uko ari 4 zarasaga. Uko zari zimeze n'imibarizwe yazo byasaga nk'aho uruziga rumwe runyura mu rundi ruziga. Byasaga nk'aho uruziga rumwe runyura mu rundi ruziga. Yego. Iyo zagendaga zerekeye mu mpande zazo enye, ntabwo zateshukaga inzira zigenda. Ntabwo inziga ziteshuka inzira. Muraza gusobanukirwa n'izi nziga kuko byazo. 18. Amagurudumu yazo yageraga hejuru bigatera ubwoba. Noneho rero izo nziga ntabwo ari nk'izi tubona gusa, ahubwo ni inziga ziterwa ko zageraga iriya hejuru, kandi zigenda zicomekeranyemo, kandi zigoragora, ahubwo zigenda umujyo umwe. Turaza kumva iki ni ukuvuga ngo izo nziga zidahari, izo nziga ni umutima w'ibizima. Inziga zidahari ibizima biba bipfuye.
kandi zose uko arenye amagurudumu yazo yari yuzuweho n'amaso. Ayo magurudumu mwarabyumvise ko ibizima bifite amaso impande zose, none ku cy'amagurudumu nk'ibintu bitari n'ibyo bintu bifite ubuzima. Ikizima cya mbere cyari kimeze nk'intare, ikindi kimeze nk'ikizu, ikindi kimeze nk'inka, ikindi kimeze nk'umuntu. Ibyo bizima bine ko ari bizima, amagurudumu agize amaso atatu. Kandi bizima iyo byagendaga, inziga nazo zagendaga iruhande rwabyo. Ntabwo bisigana, biracomekeranye. No kuvuga ngo kizima n'inziga biracomekeranye, kandi turaza kumva ko byanze bikunze urwo ruziga rw'ikizima rumeze nk'umutima w'ikizima. Ibyo bizima kandi ibyo bizima byazamurwaga bikuwe ku isi, n'inziga zarazamurwaga. Nta hantu ikizima gishobora kuboneka kitari mu ruziga. Yego, aho umwuka werekeraga hose niho byajyaga. Aho umwuka werekeraga cyangwa se naho umwuka wera twerekeza, turaza kumva inziga kuri twe. Aho umwuka werekeraga hose niho byajyaga, kandi niho umwuka yashakaga kujya. Aho umwuka wera ashatse bayobora n'umwuka n'ibona b'Imana. Aho umwuka yerekezaga nta gutera imigeri kw'ikizima, kuko kitari kwigenga, ahubwo biri guterwa n'uruziga. Inziga zikaba ariho zizamurirwa iruhande rwabyo, kuko umwuka w'ikizima cyose wari mu nziga. Rekeraho ngo umwuka w'ikizima uri he? Mu nziga. Kubaho kw'ikizima biri he? Mu nziga. Kugenda kw'ikizima biri he? Mu ruziga. Ubushake bw'ikizima nta buhari keretse ububasha burimo mu nziga. Muri uko hareba uko Ezekiyeli yahabonye, uko Yohana yahabonye, muri uko hareba ku ntebe y'Imana ibintu bihari, turaza kubisobanura uko byabayeho kubw'umuntu, kubw'inama y'agakiza. Kuko n'ubundi imiryango ine y'Abisirayeli, imiryango 12 bafataga itatu bakayigira ine, buri muryango ugahabwa ikizima. Niyo mpamvu uzumva ngo intara yo mu muryango wa Yuda, umuryango wo kwa Yuda wabaga n'indi miryango ibiri, buri miryango itatu, imiryango ine yashushanyaga ibizima biri ku ntebe y'Imana. Imana yakunze umuntu kugeza ubwo ishyiraho n'ibintu bigendanye n'inama y'agakiza yacu, kubera kuko Imana yakunze abari mu isi burya cyane yimazeyo. Nawe wibaza kuvuga ngo mwana wanjye, mbese uvuga ngo Imana ubwayo, Imana mwana kugeza ubwo imanuke ivuga ati aho kugira turema abandi reka jye manuke njye kubwambara ubwo busa kandi mfi. Na data agasinya akabyemera ati none se ku rukundo rubyanze ko turema abandi. Inziga igice cya 10 umurongo, soma mu gice cya 10 aracyatubwiraho gatoya kugira ngo tuze gusobanukirwa inziga zo mu gihe cyacu. Rero ku murongo wa 13 izo nziga uko nabyumvise zitwaga inziga zikaraga. Tangira ku murongo wa 10 twumve neza. Murongo wa 10. Kandi uko zari zimeze uko arenye zarasaga, inziga zarasaga bimeze nk'aho uruziga rumwe runyura mu rundi ruziga. Uruziga ibizima ni bine, turi kugendana ariko ibizima ni bine, ariko inziga ziracomekeranye, uruziga ruri mu rundi, kandi zikoranaho. Ni gutyo mwabibonye, ntizikoranaho ubwo ku kizima nuko bimeze, kandi zirikaraga. Apana ngo rwikube ku rundi birikaraga, no kuvuga ngo ubuzima bw'ibizima buri muri izo nziga, kandi bizengurutse intebe y'Imana. Uko ibizima bine bizengurutse kimwana ikindi hano, none izo nziga ziracomekeranye zikoze uruziga. No kuvuga ngo ye baba we nta nisazi yahahi, kuko none n'inziga zifite amaso, kwikaraga kwazo ari n'umubuhageze cyangwa n'ugushya, kuko ni no mu birimo by'umuriro. Bura niyo mpamvu ibintu byikaraga biba bifite ubundi buba ikinyabiziga. Ubu yabaye ibiziga bitikaraze mu kinyabiziga najemo, ibiziga mba nkiriyo naturutse. Turaza kubyumva n'abantu ukuntu babibonye bigendanye n'inziga bifitanye isano. Izo nziga Imana ivuga ati kanze ndeme icyatuma reba iyo niba nabyita sekirite, ariko ntacyo biyitwaye Imana ubwo yaba yonyine, ahubwo biraza ku gakiza kacu. Nuvuga ngo niba bizima biri bine, inziga zikaba zicomekeranye, none izo nziga nuvuga ngo niba
ikizima hari aho umwuka cyerekeje biragendana n'inziga biramanukana n'inziga nuko iyo zagendaga mu mpande zazo enye zikagenda zitagoragora nta kugoragora ahubwo aho umutwe wabaga werekeye niho zaromborezaga zikagenda zitagoragora ntabwo zigoragora ntabwo zikatakata oya kuko ikizima gifite amaso impande zose umubiri wabo wose n'imigongo yabo n'amaboko yabo n'amababa yabo n'inziga bari bafite uko ari 4 byari bifite amaso impande zose izo nziga uko nabyumvise zitwaga inziga zikaraga izi nziga Yohana arabibona mu gice cya 4 kibeshowe izi nziga umuhanuzi arabibona izi nziga ni za zindi muri Yoweri kabiri iyo bavuze ikinyabiziga iyo bavuze ngo amagare ngo n'amafarashi kandi iteka ryose igare rigira inziga iyo rigarutse kuri Isirayeli ya none uwiteka bera Isirayeli amagare n'amafarashi izi nziga rero umuhanuzi yaje kubona inziga cy'ubutumwa gataranijwe umuhanuzi yaje kubona izi nziga kuri twebwe ku butumwa gutsindishirizwa kwizerera mu kuri urwo ruziga urwo umva mwana nyagasani uhitonesha uri ku isi ntabwo mubyumvise nyine byaragoraga abahanuzi mukeneye kuzumva ibindi ariko iby'Imana yatanze uwo munsi aba ari ibyo bigomba kugukiza kwizerera mu kuri ntabwo mvuze ngo kwizera utari mu kuri nta nubwo mvuze ngo mu kuri udafite kwizerera mu kuri urwo ruziga rurakaraga rukakujyana aho Imana ishaka kukujyana amen niba ushaka kubyigiza neza mufite igitabo cyo kwitegura kagaruka hari ahantu banabishushanije bashyiraho amasikariye bashushanya ikintu cy'ikiziga gutya ngo ukwizera kuratuzamura kukatuzamuka tujyana iyo kukanunga mu mpinga y'Imana dushakira kutwereza no kutugira abantu bayo amen muzabyisomere baragishushanyije si amagambo yanditse gusa ubwo uzareba igitabo cyo kwitegura kagaruka uzareba uruziga kwizera kirazira ngo wizere utari mukuru kirazira ngo ube mukuru utizera usobanukirwe inziga impamvu zicomekeranye kandi ubuzima bw'ikizima buri mu ruziga ubuzima bw'umukristo ugiye kuritaho ushobora gusabana n'Imana bikumvikana ijuru rikamwenyura ni uwizereye mu kuri amen Petero atari mu bwato n'ibya Yesu atavuze niwe yavuze ngo ngwino ni ukuri kandi mu bwato kuko ubwato burimo abo ahamagaye yayitabye yasize byose yaje agundira aho ngaho ari mukuru aranduye umunyabyaha kukurusha ariko umva ikintu agiye gukora Petero ajya akeneye kwezwamo ariko ari mukuri yahamagariwemo hamwe na 12 nibara aho mu bwato none agiye kugira ibyo abwirwa narishyira mu bikorwa bitangaza birakoreka ngwino muri ngwino iyo hagira ikiri mwaka ntabwo byari bushoboke yavuze ngo ngwino riruta ubwato ngwino riruta amazi ngwino riruta riramuruse ngwino rihwanya ubundi kirazira kugira ngo ufate amagambo y'Imana n'Imana ntabwo nzi kirazira kugira ngo ufate amagambo y'Imana ukwayo n'Imana ukwayo icyo egare utizera aha haragusaba intambara kuyirwana iki nicyo Petero arwanye nacyo ubu yabidusobanura birenze uko ndi kubasobanura yavuze ati buriya tubwira ati niyibagije abo ndi kumwe nabo niyibagiza ubwato niyibagiza amazi niyibagiza mpata y'amagambo numva aranjyanya mbe amagambo ya Yesu ubwayo ni ikiraro ubona mu kwizera uyabona nk'ikiraro niba ahamagaye ari aha ngaho uyabona nk'ikiraro yawe nafite umugozi wera nkawushyira hano ngubwira ni mu kwizera kuzuye kutagabanije amagambo ya Yesu ni ikiraro ku buryo ugera hano biba barafu amaguru yombi yavuye mu bwato ntabwo biba barafu amaguru akiri mu bwato
mva kwizera reka tubuze kwizera imvura y'umuriro n'iyitumba bigomba kuboneka kubwo kwi amagambo y'Imana tuyatandukanya n'Imana iyavuga ni ukuti kandi nidutinya urupfu Imana imaze kuvuga ni ukuti birasaba ngo twigurane iby'Imana imaze kuvuga twubwacu twumve ko amagambo Imana ivuze aturuta abeho tubure ni ukwizera kuko kuri kwizera kuri hirya y'urupfu siko mwabyize siko byanditswe ngire nti kwizera ni ukuri butume wambika inyanja itukura nta bwato buje kugutora kwizera ni ukuri butume Yorodani uyijyamo ntupfe kubera isano kwisezerano kwizera ni ibintu bimeze nk'urupfu kandi ukabicamo ndetse abandi bagaba igihumbi bagasigara hakurya ku nkombe byabananiye kwizera ntabwo ari uko ufite ni uko ushobora guhishurirwa abantu b'Imana bari kubwirwa abakozi b'Imana bari kubwira ngo munyigishire Isirayeli ku kwizera Petero ari kudutsinda ku kwizera kandi ntabyo yarezwamo hirya y'uko ari muhakana yabanje gukora hirya y'uko muhakana yari akiri mubisi muhama ariko yiga kwizera Matayo 14 uraza gusanga mu Kuroma 29 Petero arwaniye intambara yo kwizera abandi bakane bati kubanza hangaye igeze gute abandi barategereje se arahangaye igeze kuvana ndi kubyigishwa urarero gihe ntunze kugendera mu kivu mu bwato kuvana nuko twumva inyuguti kuvana ikirenge mu bwato ugatera mu mazi nta kindi kintu hahindutseho buriya rero ntangiye gutera intambwe nkabona ukuntu bigeze bikamfasha nkabona uko nshobora ubwo birasaba iki Petero biramusaba ngo amaso ari kureba amazi nayo ahinduka indorerwamo ziri kureba uvuze ziri kureba rya jambo ibitekerezo bidatekereza ahantu hari n'aba ari kumwe nabo bipfe ibitekerezo n'amaso n'amatwi impagarike yose igiye kuri wa wundi uvuze ni nko kuvuga ngo kudahwana n'ibyo umbwiye nisezeye kwizera nguko ni ukwigurisha ku Mana kandi nicyo cyitwa gukunda Imana kwizera gukorera mu rukundo kuko udakunze ntiwahagatwa udakunze ntiwakwigurisha urupfu ngo ukunde ushyire mu bikorwa by'Imana niyo mpamvu no kumupfira ku isi yose batinya urupfu n'umujenerali wa mbere ararutinya ariko ab'Imana ntabwo batinya kubera kwizera kunesha urupfu ni wa wundi yavuze ati reka nubwo uhaguye ariko mfite impfu kuzimu n'urupfu mu ruziga rero iyo twizereye ni ukuvuga ngo ukuri kw'iki gihe ugize amahirwe y'abarawodokiya nta bundi butumwa buri hirya ntabwo bwahawe idini niko byanditswe mu gitabo cy'amahame ntabwo ubu butumwa bw'abamarayika batatu bwahawe idini Yohana yabonye ari itsinda riziga ubu butumwa butsindisizwa kandi ni agatsinda gatanga ubuhamya bw'iby'Imana yakoreye mu bugingo bwabo ni ukuri gufatanishije ikimenyetso 24 nyandiko z'ibanze iyo ugize amahirwe ubu butumwa ukabusobanukirwa ukakabivura utakibushidikanya ko ikimara iyo ushakashaka banza aribwo nzakomeza numve ubutarajya mu kuri ahubwo bugishakisha ukuri ariko iyo wamanitse amaboko avuga uti nukubyiteka ryose ni 100% neza ukumva uhamanije nabyo kuvuga uti naha iteka ryose naha Yesu uzansanga Amen. Iyo bimeze gutyo uzi ikintu noneho uba ukennye kwizera mu ruziga naho ngaho aho muri uko kuri muri urwo ruziga niwe yavuga ati data hari isengero nshaka gusabira abantu banjye uberesha uku kuri barimo Amen. uba batuze ibibabaza uku kuri ukuba batuze ukuri ufite ubushobozi niyo mpamvu muri Zaburi muzakunda gusoma amagambo ngo Uwiteka ni igihome kidukingira baba bavuze mu ruziga icyo gihome kuko igihome ni ahantu ugotewe urumva
iyo tugotewe muri Kristo Yesu twumva ibisakuza nka bya bibwa byo mu nzira y'abagenzi, tukabona n'intare ariko tugahishwa iminyururu, tukabona tukumva ngo bumvaga n'amajwi ibiki byose biki, ariko umva mu ruziga ntabwo tuzibwa amatwi ngo tutumva, nta nubwo tuduhuma, turareba kandi tukumva, ariko uri mu ruziga isuwe ni amahoro masa. Amen. ese ku kirwa Patimo rwose iyo mwumva ngo mu nzobo z'intare akibonera ikuvurori, iyo mwumva mu muriro nta kote, nuko dusoma mu byanditswe dusomye ngo nta n'umwotsi, abahungu batatu ntabwo ari ibigani by'abakecuru, nawe byakubaho, namwe byababaho, upfa kuba uri mu ruziga. Izi nziga mwumvisha ububasha bw'inziga, izi nziga harimo ububasha kubaho kukizima kubikesha uruziga. Uru ruziga rero rwitwa ngo kwizerera mu kuri, ntabwo ari mu rukundo. Kwizera gukorera mu rukundo uri mu kuri. Kwizerera iyo uri mu kuri uvuga ubutumwa nkwiriye kuba ndimo n'ubuhe n'ubu nta bundi, cyane mwa deperi ndibi cyangwa niro cyangwa mu Islam banza nawe harahavuga neza, cyangwa se ukiri uyu kijarajara Imana irakureka cyangwa se kagufasha ikakureka, ariko hanza guti umva nzapfira. Amen. Ni ukuvuga ngo icyo gihe nibwo isezerano rya Rusi na Nawomi riba risohoye, kuko byaze kunaniho ubwamikazi buzava, azatangira humbe kwa Bowazi gusa. Iby'Imana yasezeranye iyo bigusanze muri rwa mva nta n'ukuntu bitanasohora, nta n'ubwo abantu bazaragirwaho imbabazi, nta n'ubwo bacirwaho iteka, abari muri Kristo ntateka bazacirwaho. Aha ngaha impamvu uzumva ngo Daniyeli Imana imukoresheje n'ibitangaza, inzara ikora zisobanuye mu rwobo rw'intare ntaratsindishirizwa, Imana ivuga ati ndamaze apfa kuba ari mu ruziga. Hirya gato ukazumva ngo mu gice cya 10 yo ngo nibwo agiye kubonera Imana. N'abantu basobanukirwa n'ukuri baguhagararamo bakarwana intambara kwiza, bakajya bizera iby'Imana kugeza ubwo imigisha itangira kujojoba. Amen. Bagasabana n'Imana. Iyo umwuka dusanze katwasa kireba wese nk'ukureba mu ndorerwamo komeza, hagarara ukomeze, ariko igihe nikigera wa mugani ntabwo mwumvise ntibadusomeye ukimara kugwa mu itsinda ry'ubutumwa buheruka n'inyandiko zibanza zirabivuga ngo ntidukeneye kongera gushakisha irindi tsinda, ubuhinyuye Imana cyetse ukuri nka gutatu, ahubwo tukanshaka n'ukundi ndebe ko kurutanga, ariko numara kumenya ko ubutumwa butsindishizwa n'uko kwizera ukuri guheruka urimo, asigaye ugiye kurwana no kwizera. Uko kwizera rero abantu barakwihamya, nasomye amagambo ngo bakwihamya bazakubura. Nawe iga ibyigisho byo kwizera uvuga utari ko ni gute wa mugani mu mazi waguha n'idiyaba ngo turebe uretse n'inyanja. Kuki tutarakora gushorwa no kwizera ngo tumute guti buriya Mariya yari bugenze gute kuko uri Abisirayeli, nose niba turi Abisirayeli twebwe zira nyanja bari guhura nazo kubera iki? Byo byazaga no bigaragara ko bagata noneho abazagira mu by'umwuka byo bisaba ngo ubwonko bushirire ntere mu bundi. Ni gute kuko kuri Yoruda ngo yarushijeho ibibuye y'ibishyitsi iki ngo cyari mu gihe yuzurirana nta kugaba. Imana ntiyanagira nibambe, yagira ibambe sikayoroshya Yorodani bakaba bizeye. Hagomba kugera yabizeye, hagomba gushyirwa kimenyetso bizeye by'ukuri 100%. Hagomba gutsinda bizeye. Ibinyoma bigomba gutsinda abantu bizeye, abantu Imana ishaka gukoreramo, abazi gutabara n'Uwiteka, ababyaza ukuri umusaruro wabo. Abo bantu bagomba bafite kwizera kurenza urupfu. N'abantu batireba mu abantu biye muzasoma amagambo muri Evenema bavuga ngo imibereho ya Henoki niyo Yohani kuri kubiyaka ngo n'abantu biyibagiwe niba ari n'abantu. Twabigeragaho tukumva turakora gushoye mu bwonko muri kepe niba ari n'impungure biramaze. Kandi n'Imana itunombere. Ibintu twita hari ibintu bishobora kudusigaza. Kuko ntimwumva iby'imitingito n'ibiki byose mugira ngo Imana igiye gupfa guheba gusa abantu ibihumbi n'agahumbi kandi ngo uracyakomeje. Ntabwo yapfa
murabona ibyorezo birakurikirana n'ibitingito n'ibiki byose mukagira ngo gusa mu ijuru baricaye biri kubaho bibatunguye, ahubwo ni uko igeno rihari hari ikintu kigiye gukurikiraho. Kuko ibi ngibi ngo ntibigomba gukangura, nabisomye kwitegura gaheruka. Ibi bya covid ndetse n'ibi by'imitingito ntibigomba gukangura ibitekerezo yawe, isi tuyihebe, ahubwo hari icyo kugira ngo Eliya ahumane n'abo bantu imitima yajagaraye. Ukuri kubona aho guca inzira baba bari muri iyo miturirwa se bakazumva nubwo babahongerera. Ariko izo mpfu zigiye gukwiragira isi yose, ibyo byorezo biri gukwiragira isi yose, niho Eliya agomba gukorera. Iyi ngo nzemera ko ngo akaga kanatera, ngo Imana izemera ko akaga gatera kugira ngo ijwi ryayo ribone uko ritambuka. Muruzi ngo muruziga kuvuga ni iki? Muruziga ngo ni iki? Ni ibintu bibiri navuze. Muruziga ni iki? Kwizerera mu kuri. Ntago ari ukwizera gusa, sibyo. Ntago ari no kuri gusa, sibyo. Ni ukwizera uri mu kuri. Kwizera mu kuri urwo ruziga Imana ibasha kukugenza uko yo ishaka. Nawe watukwa, nawe wagira gute, nawe waterwa ibyondo byahajya bihananuka, upfa kuba wizerereye mu kuri. Ukavuga uti ukuri kw'igihe singishidikanya, sinyibaririza, ukuri ni uku. Wamara kuba uti ukarwana intambara yo kwizerera mu kuri. Imana bizera bate? Bizera ibyo uvuga bate? Kuko ari Imana ibiha amasezerano bamwe bakanayibagirwa bakayirenza. Ibi ni byo umuhanuzi yabonye. Imana imwereka uburyo ibyo ibizima nyine biva ku ijambo ubuzima. Ubuzima bw'umukristo nuko agomba kugira ubuzima. Ubuzima bw'umukristo agomba kuba muzima mu by'umwuka. Natwe rero mpamvu dufitanye isano n'ibizima, ni uko ubuzima bwo muri Kristo bujya bwumvikana. Mujya mubwumva? Ku mutima sisi ukuntu bigenze. None ni boda yumvise? Nasi ubuzima ni Mwana hari ijambo ngo mawe nyagasani we mwumva, mwana hari ijambo ngo sinzi ukuntu rime nyine ubuzima. Nibyo bintu bihindutse kubera ijambo, kubera indirimbo, kubera gusenga, kubera iki byose kumva birenge. Iteka byose ni wumva nusenga cyangwa se indirimbo ikaza cyangwa se ijambo ry'Imana rikaza kumva biraguhindukanye ngo ubwo buzima buturuka ku kizima. Ngibyo bibyara imbaraga rero. Kako ibi bintu iyo bigwirireye muri wowe bikaba amasoko dudubiza nka gutyo rero guti ibi bintu naho napfa sinzabireka. Naho rero abandi bahoze badusomera n'abantu ibyo bitabaho, n'abantu badasaba, n'abantu bari mu mubiri iteka ryose ushobora gushaka bashobora gusanga baciye n'amatwi. N'abantu bakundishijwe Imana bitewe n'ibyo bihe by'ubwo buzima buva ku bizima byabaga bikikije intebe y'Imana, hakabona gukurikiraho abamarayika. Imana agombaga kwiremera abamarayika beza, wenda nyine wenda bakenga abamarayika. Ariko Imana ishyiraho ibintu bitari abantu, bitari n'ibintu. Nawe ukibonye wakwiruka. Uretse ko tuzagerayo tubimenyereye. Imana ishimwe. None se nawe barakwereka ikintu gifite amaso ngo hano imbere, ngo n'inyuma, na hano impande zose, kandi cyo ntikibirinduka gutyo. Oya, ubwo nukuvuga ngo kiragenda ntikiba gisubiye inyuma, kandi gifite amaso na hano. Gutya ntikiba gisubiye inyuma, reka. Gutya ntabwo kijya kibirinduka, gifite amaso impande zose. Kandi nanone imikorere yacu, ubuzima bwacu ni mu nziga zikaraga. Bivuga ngo ubuzima bwacu icyo dusaba, niyo dusaba imbaraga, niyo dusaba kundi Imana, niba dusaba kumereshwa ibirenze nk'uko abakurambere bacu bamereshejwe, kwizerera mu kuri nibwo bushobozi. Imana yatanze ibyangombwa byose mu ruziga. Umunsi umwe umuhungu aravuga ati kandi uriya mugabo ari mu kuri kabisa. Uriya mugabo ari mu kuri kandi afite no kwizera. Burya ngo Elisa yabanje yigeriya. Aranyurwa umva arabenguka aravuga ati bye kandi yabaga aragiye, yari umushumba Elisa aravuga ati ariko bindimo ndi kubona ibi biruta. Komeza ritegereza uko bukeye niko bwije ngo akamwitegereza akavuga ati yumva none inyotira, yumva abaye nka za kayura igiti, yumva aravuga ati ariko ibi bika ubundi yumva ararehejwe, yumva aravivuye, yumva aremejwe. Aravuga ati bo ariko kanze muvugishe. Ngo yegere Eliya aramuvugisha ati none se
ntabwo wamuruhuza numva nshaka gusezera iki kandi si wowe wabimwoheje ngo ndumva imibereho rwose imibereho yawe ndumva ukuntu umeze uko ndi kubibona uko ndi kubyumva nuko ndi kubibona basi mbabarira umuruhuza njye gusezera ntabwo nkubujije buriya hari impamvu ntabwo nkubujije ahubwo tuzabaza risa ngo baremeye abo wasezeye bashobora kuba batarabyumvise kuko n'ubundi byari iby'ubu byari bya nyirabyo ushobora kuba bashatse gusanga bazana ibindi akitorokera akigenda ajya gusezera araza reba ukuntu yabaye ukurikirana kugeza ubwo amwitegereza uko asabanaga n'Imana nawe tangira kugenda yahuranye akabona ubwiza bw'ubuntu bw'Imana aratwarwa kugeza ubwo yumva abonye ikintu isi yose ikeneye Elisa niyo mpamvu pe atinyuka kubwira Eliya ati have witoneka sigara have ibaze kujya imbere y'Imana kwa Elisa yigana Eliya nawe ubw'ijuru ryose byatorosheraga muri nuko ngo abana bahanuzi bavuze ibyo azi yarabacecekeshe babwira ati no mwicecekere ndabizi ko turi kubona Sawuli agiye kugukurwa oya abi Beteli barazaga bakamubwira ati nta kibazo mubyihore ndabizi wese wasigaye ahangaha nshuti yanjye wasigaye ahangaha ko nyine ko hari aho Uwiteka ntumye ni nkaho yambwiye ati ari kugira ngo niwe usabana n'Imana wenyine nabimenye nakumenye nkurahiye Uwiteka Imana yawe sinshobora gusiga gusiga ndaba mbaye igipfu ndabasubiye muri za nka nagenda ntafite imbaraga nk'izo ufite ubwo byabimariye iki kubana nawe kuguhitamo kubana nawe byabibaye imfabusa ntacyo bimaze n'igihombo naba nkoreye ndakurahiye cyakoze Eliya yakumviye ndahiro kumva aratsinzwe bakahita nta kibazo noneho komeza bakaganira iby'umwuka baragora komeza none se basi nubwo ariko rero usigaye nkaha ku nshuro ya kabiri uti rwose ari ahantu antumye ariko wihanga ndakurahiye byabaye nka byari bya Rusi na nyir'ubukwe hari abantu banyurwa niba murimo simbizi hari abantu banyurwa n'iby'Imana kugeza ubwo utarajya imbere y'Imana ngo ubwire Imana ngo nukuri ndakwinginze ijuru ndarishaka ngomba kuritaha inzira bicishwamo iyo ari yo yose niba n'urupfu utarasezerana n'Imana gutyo utarakunda ijuru umuntu w'Imana agomba guhora Imana ngo nushaka ko napfa ndemeye mpfe ariko ijuru nzaribona amen koresha ibyo ushaka birangire ngera ku musozi cyo kuza nzakubona amasoko nta nubwo hari abantu benshi bihitiramo icyaba nkazamujana mu na bine nkazamubona chance ku maso nabo bahera batinya urupfu icyama gutyo ariko umuntu wiyeguriye Imana nka Rusi ahita avuga ati Imana no gupfa niba nzapfa mbere y'abandi bakananyigiraho ni Yesu navivuye niba se uko uzabishaka kose muri iyi minsi Imana irikomeza kungura abantu baye ubwenge kuvugurura amasezerano babwira Imana ngo ijuru wararinyandikira cyangwa hari ikibura nibyo warambabariye wangire neza kandi akwiyumva nsabana nawe ariko ngomba kuba umutahajuru ngomba kuba ambasaderi icyo ushaka ko nkora kugira ngo kandi cyabibuzone hari amasengesho y'imbaraga amasengesho atazura ibintu ijuru rikayabona neza nk'umugisha wawe oya itongera ijuru witegura amarembo yaryo kugira ngo icyakubuza icyo cyerekezo Imana ihangane nacyo kandi hari ibintu ngo uvuga aho kugira Imana itsindwe ikabikora amen yadukundiraga kuko yakunze abantu cyane urimo yagukundiraga iki nawe yishyuza bivuye ku mutima ugomba kwibwira nta buryo ariko guti basi niba n'ibinyishamo ntazi bihishura biveho ariko ndo wijuru amen iyo ugiye utyo uba ugiye guhitana imyuka mibi nta rutangira rushobora kubaho kuko abakera naho banyuze ni ukwiyemeza ni ukwizerera mu rukundo kandi bari mu kuri kugira ngo Imana yitegure gukora ibyo aha Yoweri yaje kubona aba bantu mu gice cya kabiri ngo n'ubwoko bwadutse ntabwo igeze kubaho ni twebwe Imana yeretse umuhanuzi abo mu gihe giheruka ngo nta bundi bwoko bwabayeho nta n'ubuzabaho bumeze nk'ubwabo bantu abantu ngo bumvise ukuri kurabahuranya barakunda kugeza ubwo bo ubwabo aho baciye ni amatongo kandi aho bari kwerekeza abantu ni kuri Edeni kera
icyo bakiriyeho iteka nicyo kiba kirikiriweho, niyo mpamvu gitwa ngo amatongo bahawe ukuri ko kose guheruka ko gukiza abantu imbere na Edeni. Abantu nibatangirwa aba bantu ngo bashyiraho inkike bakazisenya, aba bantu noneho ngo aba bantu ngo iyo basimbutse ngo bamera nk'abari ku magare y'amafarashi, magare y'intambara. Nanone ibinyabiziga bihita bigarukira aho ngaho kw'aba bantu, kavuga ati neza bamera nk'abari kuko hari amafarashi kera mu ntambara cyangwa se no mu bihugu bya kure bashyira amafarashi hariya, noneho inyuma bagashyiraho amagare n'inziga zizo bagapakiramo ibintu. Iyo bashaka kujya amafarashi agenda akurura amagare. Niyo mpamvu rero biganye Imana, kuko icyaje gutwara Eliya yari afite uburenganzira bwo gutwarwa na marayika. Nakura tubibona kuri video kuri YouTube, tukabona marayika araje arateruye umaze kwihanira mwijyana. Imana ntiyakoresheje marayika, ntiyakoresheje kuki kuri Eliya itakoreshe n'ifarashi yari ihagije, cyangwa se yasakaza agaterura. Ariko kugira ngo natwe bizasigara ari ibyacu, dusobanukirwa no kwizerera mu kuri ko Imana izabikora. Naribazaga nti tuzamera amababa ko mbona akanuma kaguruka amababa ntago yagerayo. Sikamu ko byumva ntago amababa yatugeza mu nubwo yabarusha ayakagoma ntago twagerayo. Nta moteri iriya ya mbere igenda igihe kirekire ikajya n'ahantu hari ijyana abantu mu kwezi, ntabwo ijuru riri mu kwezi. Icyo kibazo nta moteri. Ikirenza amababa na moteri ni amagare. Amen. Kuko umuhanuzi rero ati none rero basi ubwo yewe muhungu byanze, nuko aza kumva rwose ikizamini cya nyuma giheruka Elisa atagomba gutsinda, ati woke sawa ndashaka gukomeza kunkurikira ngwino tugende. Avuga ati ngiye kukwereka ko ntaho tuhuriye kwanga gusigara kandi nshaka kugenda. Ngwino tugende. Yibwira ngo arasigara ku nkomba hamwariye nyine ibyo ari gusaba, ibyo ari gushaka ntabwo biri bukundi. Yageze kuri Yorodani ahita yakoresheje umwitero we Eliya. Elisa agomba kuvuga tugakoresheje ikintu cye ndagarukana. Akubise amazi ariyasa, Eliya acungira ku rutugu, agiye kubona abona agahungu kaje mu mbaraga zisumba byose. Aravuga ati noneho uyu muhungu se. Eliya agira ubwoba, aravuga ati mva noneho nsaba icyo ushaka. Nawe urambutse urahageze ntusiga. Nsaba icyo ushaka. Usabye imbaraga ufite inshurizi. Ntabwo icyo ngishoboye ndaguhakaniye. Ibyo ni iby'Imana nanjye sinzi ukuntu bigenza nta. None ngo ashobora kuba yaratekereje byinshi. Icyo muzasaba cyo murarira jambo rirakomeye. Cyo mwizero byanjye bwagiye. Amen. Eliya arigarura ati cyakoze kwishobora byose. Iyi Mana ishobora byose ntabwo nsanga ikigoma. Cyakoze wenda impamvu yavuze ngo nukomeza kuntumbira, yaraze ko agiye kugenda kandi ari buze gutwarwa, uri buze kumutwara yarabimushyizeho. Eliya aravuga ati rero uri wamugani uri buze kuntwara kwa mushobora byose, arabura icyo kujya wowe ntumbire. Ntazo kuko yaba abifite ibyo ari gusabwa, yari kumuheza ati twara naratsinze rwose. Naho nyuze urajya ariko byaramunini kubyidango asanga hari aho bituruka. Eliya aravuga ati rero wowe ntumbire gusa, maze turebe ko ni umunyebambe ndabuzi. Ntabwo gusiga amara amasadi zirenze ebyira n'izirenze inshuro ebyira zigwa. Kugeza ubwo noneho gukomeza ngo bagenda baganira ariko ntukajye ucikiranya byo uzi muri byo. Baganira nawe yatwawe kuko bihabwa bari mu mwuka. Bajya mu mwuka aramukurikirana aramugota. Amugotesha ikiganiro barimo. Yari mu mucika ubwo. Urayo baceceka cyangwa bakajya mu bindi. Ntabwo yari menya hanyuze. Kuko ayo magare abonwa n'andi ma. Kandi aza mu buryo bw'umwe. Yaba mu mubiri ntabyo yari bubone. Ariko agiye kubona baragenda mu mwuka baraganira bacomeka ejo cyagiye kwa kundi bya uzi se byajamo gutya barakomeza kugira ngo yare kumurebesha ngo yamaso gusa n'ibyo yaravuze. Ahubwo icyerekezo cya Eliya na Elisa biragenda nawe aratumbagira kugeza ubwo
neza 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 mu mwanya nk'uwo guhumbya icyo yabonye nicyo yatangaje nk'ubuhamya. yewe ibereye Israel amagare we n'amafarashi. yabonye amagare y'inziga zikaraga y'umuriro. aravuga ati na n'uyu munsi Imana ya Israel ibera Israel Imana y'amagare y'umuriro n'amafarashi. ifarashi n'uyu icyagendane ariko abandi yabahaye amagare mu ruziga. uruziga rwo kwizerera mu kuri rutuma duhabwa byose Imana yasezeranye. Yesu ashimwe cyane. nuko Elisa amaze gukubita amaso ntiyaba akivugana na Eliya yabaye ubusa birabiranga yewe kanura amaso yewe ibereye Israel amagare mbonye amagare. Okay, imigabane ibiri arayikubita kuko yahise amunagira umwitero nyine n'ubundi hanyuma ubwo ni ku itegeko ry'ijuru ryari ritegetse. hanyuma mu kugaruka kuri Yorodani akubitamo abahanuzi avuga ati ngaho si nguwe Eliya wa kabiri Elisa we nawe urazibonye imbaraga. iyo Imana ikunze gukoresha ibintu bijyanye ngo n'amagare kubera ko amagare afite inziga ni ukugira ngo tuzibuke uruziga. ubuzima bw'ikizima ni mu ruziga tuzagoterwa mu ruziga. hano rero hari umuhanuzi waje kubona ku bijyanye n'uruziga 312 ubutumwa bwatoranijwe umugabane wa kabiri. hano uyu muhanuzi yaje kubona ibijyanye n'uruziga avuga aya magambo ubwo bari bahuye n'ikibazo gikomeye. 312 na 313 hano ku ngingo ivuga ngo ntidukwiye kugira ubwoba. niba uruziga ruhari turi bufateho ntidukwiye kugira ubwoba. ntidukwiye gushidikanya cyangwa se kugira ubwoba ngo umurimo w'ubu butumwa bwiza utazagera ku nsinzi. icyo ni n'icyaha keretse ari weho uyoboye ukuri. ariko niba uzi ko Imana ari iyoboye ubutumwa bwayo buheruka ni uguhorana insinzi naho byanyuraho bikomeye. Imana niyo iyoboye uyu murimo w'uku kuri kwayo kandi izashyira ibintu byose kuri gahunda. n'ibyo tutabona ko bitunganye izabyitunganiza kubera ko ari ukwayo. niba hari ingingo zikeneye gutunganywa ku ruhembe rw'imbere rw'uyu murimo uheruka Imana izabishyira mu bubasha bw'ukuboko kwayo kandi izabiha ubufasha. igira icyo ikora ngo inakosore n'ifuti ryose. ni mucyo twizeye Imana iyo nyiri uku kuri kandi twizere ko ariyo nyiri ubwato bwitwa ukuri kandi no mu bwato ni mu ruziga. si ubundi babiki ushobora kuba rwose abarimo niba ari reba rero baterwa n'umuraba bari mu ruziga nabo bari mu ruziga yasinzira yaba amaso gusa gusinzira yibigishaga uruziga yabigishaga mu ruziga. hari kuba amaso sinzi bari gukomeza kujya bamutumbira bakumira kanje we ntari kubona ariko oya nasinzire kugira ngo nabo bige mu ruziga. nawe uri Yesu wasinzira urani yarasinzira ubwo ari kubigisha mu ruziga. yaba amaso umuraba agomba kujyuza uko tumaze ko guteka ntari kubireba bakanoshana bakabona ntari kubireba dore turapfera ariko kuko asinziriye bagomba gusigara ikigwa cy'uruziga. ntibakwiriye kugira ubwo niba hari ntukwiriye kugira ubwoba niba hari simbizi niba icyumvise. ntibakwiriye kugira ubwoba kuko ahari. ntukwiriye kugira ubwoba kuko ahubwo genzura niba hari. sigaye urubura rugwe mirabye iyo miriro itongora ibiki byose n'amasazi n'inzuki zize ariko niba uri mu ruziga zirikaraga zikujyana aho umwuka ashaka. ubuzima bwawe nawe bube kwizerera mu kuri. ubu bwato rero ni mucyo twizere ko Imana igiye gutwara ubu bwato bw'agaciro k'ukuri kwayo butwaye ubwoko bw'Imana. nta gushidikanya niwe uzabwigereza ku mwaro. hano haje kwigishwa rero uyu muhanuzi hashize akanya gato umuyobozi
w'ubwato yaraje. Umusare mukuru bahuye n'akaga nk'ako intumwa zahuye nako mu gihe cy'uyu muhanuzi. Hanyuma ubwato buhura n'ibibazo nk'ibyo ba Petero bahuye nabyo. Umusare mukuru yarahagaze hafi y'uwayoboraga ubwato. Ubwo yarafashe uwayoboraga ubwato yarafashe uruziga ruyobora ubwato aho bukwiriye kujya. Amen. Maze avuga ibiteye ubwoba ku byerekeye akaga ubwato burimo. Uyoboye ubwato yarababajije ati, mbese uwayobora ubwato ninde? Ntabwo umusare mukuru yari yiteguye gukora ibyo kubera ko yari azi ko nta bunararibonye abifitemo. Ariko hari icyo bakwiriye gukora bidasaba ubunararibonye. Bityo bamwe mu bagenzi barasakuje baravuga bati, baratinya cyane ko uwo musare mukuru adafite ubunararibonye ashobora gutwara ubwato gute? Ntabwo bwasekura igitare tukahashirira. Uwo musare mukuru yarababwiye ati, mbese muragira ngo biragoye? Mwe nimuze dufate ku ruziga ruyobora ubwato. Amen. Bari bazi ko badashobora gukora kuri urwo ruziga. Igihe mutekereza ko umurimo uri mu kaga, nimusenge mugira muti, mwami hagarara ku ruziga rutuyoboye. Amen. Ubwato buboneze. Nuko tuyobore mu biturushya no mu biduhangayikisha, ndetse turisanga tugeze ku mwaro amahoro. Amen. Niba Imana iduhaye ukuri, fatiraho. Niba iduhaye ijambo ry'amasezerano, fatiraho uri mu kuri. Ibintu birikora ku mwaro ntituhabona, kuko iyo turi mu kivu turi ku giyo kibuye ntabwo hareba pe. Hari n'uwari uhageze, n'uwari ugiye ubwa mbere kuvuga ati, se tugiye? Ni nyine tegereza, nanjye nawe ni kwari. Ubwato bukajya utazi. Kristo, buriya harimo ikigisho ngeni ni nk'iki. Kristo niwe nyir'ubwato kandi niwe uri kuri vora, ahubwo twese twifatireho. Noneho ni mu ruziga, none hano barakuvuga ati munifatire no kuri urwo ruziga. Ariko n'ubundi umusare niwe ugomba kugeza ubwato ku mwaro. Mu ruziga rero, mu ruziga murabona ko abantu bagiye babona ngo igare ry'amafarashi, abantu badutse bafite imbaraga ziharanije mu isi yeruka, bakavuga ati rwose pe abo bameze nk'amagare. None igare rije kumutwara. Mwarabyumvise ko yewe nunasinziriye igare riramujyanye. Igare ribaye igare. Muze twigire mu ruziga. Amen. Dusengere mu ruziga. Ku musozi turi mu ruziga. Urwiherero twibere mu ruziga. Byose bizakorekera mu ruziga. Niyo mpamvu uri mu ruziga ajya kumva agahabwa ibintu bishyashya bikomeye cyane, agakundishwa Imana kuruta twegeze kuri. We ntujya ugira ipfa ngo ube umunyeka wumve ngo niba bidakoretse ibi, niba ntagize gutya, niba bitagenze gutya, oya. Komeza ahubwo wumve ngo ndi mukuri kandi ndizeye. Kwizera udashidikanya ko ibyo Imana yakubwiye ari ukuri. Hari n'abageraho bakumva Imana yaravuganye nabo bakumva ni nko kubeshya, yarababeshya. Jya uvuga uti bya jambo, umuhanuzi yaravuze ngo mujye mwibutsa Imana mujye ngo bya jambo. Hano hari amagambo nasomye numva manikiye Imana amaboko n'imvura ni kumana. Ubu kuko Mana, hano hari amagambo Imana yarakoze iri hano iri kubyumva ishimwe. Hari amagambo nasomye hano muri iki gitabo cyitwa Rengera Ubuzima, umugabane wa mbere. Amagambo nasomye ankoramo, numva amereye ukuntu. 23. Nyamuneka reka nze dusoze twabyumvise, ariko Imana iduhamagariye niba dushaka kubona ijuru nta kindi kiguzi rwose. Niba dushaka gutsinda Satani ubwo yashegate n'abadayimoni kwibera mu ruziga. Nawe ubwo ukavuga uti ndi kurugendamo, ndarubyukiramo, ndwirirwamo, nuko nduri kwizerera mu kuri. Mana mpa kwizera kuko ndi mu kuri kwawe, unyereke ibyo nkuraho
unyereka ibyo nihana rondora umutima wanjye ariko uzi uyihagaze aho uba uri gutsinda imana kandi idatsindwa ahubwo uri kwikwegera imigisha yayo n'umukecuru yabyumva ibi bintu upfa kuba uri kuvuga uti ndi uw'ijuru ndabizi ikibimbuza ni iki kuko ntabwo imana ishobora kwibeshya ngo ikuvutse ijuru nta kintu wabonye cyari kuza ukuntu imana ari nziza iyo nta kiguca niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo muratinyuka imbere y'Imana niba nta kibacira urubanza niba rwose nta kintu kiri kugucira urubanza uhagaze mu kuri icyambere kuvuga ati ubutumwa amadini yose ahamagariwe kujyamo ni ubutumwa gutsindishirizwa umurimo rero wa mana manika akaboko ati ubu bwo ndabutsindiye burya Mbabazi hari ikirato yabanje kwera ataraninjira ntahamagawe ntatumiwe ariko aravuga ati kugeza ubwo yaje gusobanukirwa ngo Imana ingirira imbabazi kubw'isezerano hanyuma izanarindire kubw'igikorwa agenda acyarahaguruka avuga ati ibi ni ibyanjye byombi kubw'isezerano yarafashe Mbabazi arakomeza aravuga ati Imana ndagufite wabibwiraga iki ndagufite ni izanjye ngewe Mbabazi ahubwo ikizindesha kinyereke ngene nkuraho hirya gatoya no mu bikorwa biracakirana hano hari amagambo Imana yatanze ubufasha bwose ntabwo izatanga ngiye gusoma amagambo hano ku ipaje utugambo duke na hano mwumve ibintu Imana ivuga niyo muri bimwe ngo byumvise simbizi hanyuma tuze twisengere amahoro y'Imana bane natwe Imana ntabwo izatanga ngo yamaze gutanga ubufasha bwose bukwiranye n'ikigeragezo umukristo azahura nacyo uraryumvise imitatabazo no kwivovota biveho mufate umukubuzo mukubura byo kwivotera ngo Imana ngo irebye hehe ngo gihe ibyo uhura nabyo byose byamaze gutangirwa ubu ntabwo Imana itegereje kuzaguha ubufasha uhuye n'ibibazo ugiye guhura nabyo ahubwo yamaze kansubiremo Imana yamaze yamaze ntabwo ngize aya magambo narayumvise ndarabiranamera nk'urwaye inzoka numva turaba gutsindishiriza Imana kabyo ati ntacyo utakoze turabapfa kuki tutumva umuntu akikubita kuki numva ntegereje njye nasomye amagambo ibihamya bibiri mbwira Imana ngo ubu uzongera uvuge ngo henda yamaze uzi ikintu cyamaze gukorwa ni nko kwishyurirwa mituweli ukagira ujya gufata imiti ku buntu yamaze gutanga mituweli kandi na farumasi irahari imiti y'indwara zose wishyurirwe mituweli farumasi iri hariya ni iya nyira runaka byarishyuwe ubwo urarenganya muganga kandi njye nisome rimwe nigire hirya sinzi hano nabyakire ni ukuri Imana iri hano iri kubyumva pe ndayishima yarakoze umva mu bintunze n'ibi birimo ibihamya bibiri ngiye kubasomera mu bintunze muri iyi minsi birimo ijambo ryo ni ukuri kudapfa Imana yamaze gutanga ubufasha bwose bukwiranye n'ikigeragezo cy'umuntu wayo cyose azahura nacyo amen cyo kuye gutatabaza hano hari turapfuye ubanza ubu koko izagira ite ko ari mpamvu tuzakangwa n'ibinyugunyugu ahubwo twatubwira twara tunezererwa mu byiza no mu bibi no mu byiza twe duhora dushima twatubwira Imana ati rero niko bishimye burya niyo mpamvu Yobu yavuga tumva nubwo Imana imanuye umuriro kandi kwikira umubitsi niko yaje avuga Imana ubwayo usenga yagira twika ntama twika n'abagabo we yaravuze ati aragibasha no kubyisubiza ahubwo jyeweho rata nzakureba mfite umubiri kuki abantu bahamye ibi bintu ukagira uti baremwe mu byuma bari mu naho barize nk'uko muri kwiga yamaze gutanga ubufasha bwawe yewe uri hano urukumva utarayumva we aracyashidikanya akarwana n'ibyuka bigakangwa n'ubusa ariko uri hano Imana imaze kumubwira ngo ubufasha bw'ibibazo uzahura nabyo hano handitse ngo byose yamaze gushyiraho ubufasha bwawe yamaze avuga ngo Mana mfasha nkuye n'ibintu none gusaba ubufasha yamaze jya uritekera uti nushaka ujya upfuka mu isenga ubwira Imana ngo
wanyibwiriye watwibwiriye yuko wamaze gushyira utanga ubufasha bwose bw'ibyo none hari ibyo nkuye nabyo bwa bufasha watanze karibu papa ndakunezerewe mu gihe abandi baboroga twagiye ku paje ijana makumyabiri na kane ijana makumyabiri na kane katwumva biyegurira umurimo w'Imana bayo bahure n'ibibazo bikabazunguza bikabakubitira n'iriya bagashaka ku cyakoze iyo batanye cyangwa iyo batekereje byinshi nshimira Imana ko ihita igarura igasukanura amasezerano ishyano ryose izina ryayo rishimwe abiyegurira gukora umurimo w'Imana uyu uheruka abiyegurira gukora umurimo w'Imana uheruka ntibazigeraho na rimwe bahura n'ingorane zidafitiwe intsinzi nta na rimwe urabyumve ntucure abandi abiyegurira gukora umurimo w'Imana uyu uheruka ntibazagera aho bahura n'ingorane idafitiwe intsinzi nta ngorane nabo ni nko hirya bavuze abakristo n'abakozi n'abakora umurimo w'Imana Imana ibisima amatahari muri rusange abisirayeli bose bazasanga n'abateguye igisubizo cy'ibibazo byose bazahura nabyo none aba biyegurira gukora umurimo w'Imana nabo nta bibazo nzemera ko babigeramo bidafitiwe intsinzi bazagenda iteka ryose babona intsinzi bapfa kuba bari mu rusiga ariko kwizerera mu kuri aya magambo ni intsinzi gusa byaratanzwe Imana iri hano iri kubyumva iri kumwenyuzwa nabyo ikavuga ati sinababwiye ndabanga se ubundi sinababwiye ko muri abanjye sinababwiye byinshi muracyegera kubakera namwe ndabakunda ntibakiriho nimwe muriho nimwe ndeba Mana rwose dore irangire bijya kumanuka uko ubuzima bw'umwana bushingiye ku mashereka natwe iby'umwuka Yesu adufitiye ikirenze cy'umubyeyi afitiye umwana we ari hano ari kubyiyumvira ubu we yabivugana amarira cyangwa ati nzabakorera iki ko nashingira ku bitangaza ese nzajya mbaterura mbajyanira mu kirere bura Imana ishobora kukwigisha ugasanga yabaye Imana atari umwuka yahora iduhetse kugira ngo hari ukundi unyurwe yadukunze ururenze ngo rw'ababyeyi bakunda abana babo kugira ngo unyurwe yakwirwa ugera gutya uri gusekana nayo ngo nibwo kubera ko turi mu kibiri ariko mu mwuka y'amagambo arahagije twakomeje kuvuga ati wowe turicujije ntabwo tuzongera kuguhakana ntabwo tuzongera kutakwizera biragatsira twahita neza dukuburwa muri ko twagute okay nanjye usaba araha ushatse arabona nawe ubwawe uyu munsi wasezerana n'indi sezerano cyo kuvuga uti nanjye ubwanjye manitse amaboko ndi uw'ijuru amen satana mpigamire abana b'abantu bampigamire ndi uw'ijuru ibi umuntu w'imbere abimanikira amaboko amagambo kuko twazasanga yarahogoye gusa nicyo ndi gutinya jya ufata uvuga turakoze urambwi kuko ni abantu bizerana abantu bafata amagambo y'Imana bakayavana mu nyuguti z'umukara bakumva bavuganye n'Imana ibi twumvishe mu izina rya Yesu Pawulo ati tuyamanitse amaboko Mana Abrahamu Isaka na Yakobo Mana igose aha hantu nkuko ibizima bikugose niko tugotesheje imbaraga z'umuka wawe wera izina ryawe ryererezwa amen pe uhora utwerekere uko tubigenza n'uyu munsi ntabwo hari biri bwumvikane neza ariko dushoboza mu ruziga reka mukuri waduhaye ko ubutumwa nta kundi kuri tubona kuri hirya y'uko ubwo rero warakoze noneho rero uduhe kwizera kuguturutseho utwicemo kutizera nuko rero utwerezaho reka tugushake tukubone reka ibyo dukenya tubibone Mama Imana wowe uvuze gutya nta ngorane nimwe tuzahura nayo itarabonewe intsinzi kandi nta kibazo tuzahura nacyo kidafite igisubizo urakoze mubyeyi reka tugushakire mu rukundo kuri twebwe bibe byararangiye twongeye kumanika amaboko tuvuguriye amasezerano reka tubane nawe udutware burundu icyaduhesha ijuru turabyandikishije ubidukorere kandi cyari tubuza hangana nacyo kugeza ubwo gitsinze ubitwandikira imbere y'amazina yacu ko tubisabye kuri uyu munsi w'isabato n'iyi tariki mu izina rya Yesu amen.